Amahoro y'Imana abane nawe. Uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Turavuga ku ishyaka ry'ibyiza. Reka dusenga Imana. Mana nkuru y'icyubahiro turagushimye. Uyu mwanya dushimye izina ryawe, ijambo ryawe ni ryiza, ijambo ryawe ni ryo ridutunga ku manywa na nijoro. Reka mu ijambo ryawe tuboneramo imigisha, kandi ijambo ryawe turushaho kubona ibyiza bibonekamo, kugira ngo buri muntu wese ahemburwe naryo. Nuko buri wese umva ijambo ryawe, Uwiteka Mana nyir'ingabo, umusure mu bugingo bwe, mu mutima we, kugira ngo arusheho kugubwa neza ku bwaryo. Tubisabye Imana mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Ndagira ngo tuganire iri jambo ryitwa kugira ishyaka ry'ibyiza. Ishyaka. Mu rwandiko rwa mbere Petero yanditse ibice 3:13 hari amagambo abaza avuga ngo ese ninde uzabagirira nabi ntimugire ishyaka ry'ibyiza. Petero niko yanditse, arandika ngo mbese ninde uzabagirira nabi ntimugire ishyaka ry'ibyiza. Twagiye tubona ishyaka duhereye kuri Kristo. Yagize ishyaka ry'inzu y'Uwiteka cyane, ubwo yasangaga barashyizemo isoko mu rusengero, hanyuma ngo abohekanya imigozi, hanyuma ngo yirukana ibintu byose byari mu rusengero, arababwira ati inzu yanjye niyo gusengerwamo, izaba iyo gusengerwamo, ntabwo ari iguriro, ntabwo ari isenga y'abambuzi. Ibyo tubisoma hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana ibice 2 umurongo wa 14 kugeza ku 17. Handitse ngo ageze mu rusengero asangamo abahatundira inka n'intama n'inuma n'abandi bicaye bavunja ifeza. Abohekanya imigozi ayigira nk'ikiboko, bose abirukana n'intama n'inka mu rusengero, amena ifeza z'abaguraga inuma, ati nimukureho bino, mureke guhindura inzu ya data iguriro. Abigishwa be bibuka uko byanditswe ngo ishyaka ry'inzu yanjye rirandya. Iryo jambo ryanditse muri Zaburi ya 69 umurongo wa 10. Handitse ngo kuko ishyaka ry'inzu yawe rindya, ibitutsi by'abagutuka byageze kuri njye. Yesu rero yageze muri urwo rusengero asanga bashyizemo ibyo bintu byose, kuko abatambyi ntabwo abantu bagombaga kujya kuzana aya matungo iwabo, ahubwo bari barayegereje urusengero. Bigera ubwo binjira mu rusengero nyirizina, noneho umuntu yashaka gutamba, yashaka igitambo akakigura akagishyira umutambyi. Yesu rero ahageze asanga inzu y'Uwiteka bayihinduye iguriro, bayihinduye isoko mu yandi magambo. Hanyuma ngo abohekanya imigozi, arakubita, arasohora, avanamo, aravuga ati nimureke bino, kuko inzu yanjye izaba iyo gusengerwamo, ntabwo ari iguriro, ntabwo ari isenga y'abambuzi. Imana idufashe. Ishyaka ni ikintu gikomeye. Kugira ishyaka ry'umurimo, ishyaka ry'ibyiza. Tubona muri Bibiliya abantu bajya bagira ishyaka, akumva rwose agize ishyaka. Nk'iyo dusomye ijambo ry'Imana hariya mu Bacamanza ibice 6 umurongo wa 25 kugeza ku 32, hari inkuru dusangamo z'umuhungu witwa Yowasi. Ise yamwise Yerobali. Bivuga ngo Bali ni imurege, ariko ubundi irindi zina rye yari Gidiyoni. Yagize ishyaka rikomeye kuko yasandaje igicaniro cya Bali. Byari ibintu bikomeye icyo gihe, ibintu abantu biringiye, ibintu abantu bubatseho, ibintu abantu bumva ari byo mana yabo, hanyuma ukagenda ukafata igicaniro ukagisandaza, nayo ubwayo ukayitemagura. Cyari ikintu gikomeye cyane mu gihe nka kiriya. Muri ibyo bice 6:25 handitseho nuko ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati enda imfizi ya so ntoya, wende n'indi ya kabiri imaze imyaka 7,
maze usandaze igicaniro so yubakiye Bali, uteme Ashera iri hafi yacyo, maze wubakire Uwiteka Imana yawe igicaniro ku kanunga kubatsweho igihome ubyitondeye, kandi wende imfizi ya kabiri uyitambeho igitambo cyoswa, ucyosheshe inkwi za Ashera uri buteme. Ku murongo wa 27 handitse ngo nuko Gideyoni ajyana n'abagabo 10 bo mu bagaragu be, abigenza nk'uko Uwiteka yamutegetse, ariko yabikoze nijoro, yatinyutse kubikora ku manywa kuko yatinyaga abo mu muryango wa se n'abatuye muri uwo mudugudu. Ku murongo wa 28 handitse ngo bukeye bwaho abo muri uwo mudugudu babyutse mu gitondo kare, basanga igicaniro cya Bali gisandaye na Ashera yari hafi yacyo yaguye. Imfizi ya kabiri yatambwe hejuru y'igicaniro cyubatswe muri iryo joro. Barabazanya bati, ninde wakoze ibi? Barabibarizanya bamenya ko ari Gideyoni mwene Yowasi wabikoze. Nuko abo muri uwo mudugudu babwira Yowasi bati, sohora umuhungu wawe apfe, kuko yasandaje igicaniro cya Bali, atema na Ashera yari hafi yacyo. Yowasi asubiza abamuhagurukiye bose ati, murashaka kuburanira Bali cyangwa murashaka kumukiza? Ati, ushaka kumuburanira bamwica hakiri kare, niba ari Imana niburanire, kuko basandaje igicaniro cyayo. Nicyo cyatumye uwo munsi Yowasi yita Gideyoni Yerubali, avuga ati, Bali ni imurege, kuko yasandaje igicaniro cyayo. Ndetse atemagura na Ashera inkwi azicanisha ku gicaniro cy'Uwiteka. Nuko abo mu mudugudu babwira se wa Gideyoni Yowasi ngo asohore umuhungu we bamwice, kuko yakoze ayo mahano. Ngo icyo azira nuko yasandaje igicaniro cya Bali. Yowasi ati, uburanira Bali naba ari we baheraho kwica. Mu by'ukuri iki byari nko kwiyahura cyangwa se kwikanya, gukora ikintu gikomeye nta kindi yitayeho. Gideyoni atoranywa ngo yari arimo yihisha Abamidiyani. Abamidiyani bajyaga baza bakaza ngo bazamutse nk'amarumbo y'inzuki ari benshi batagira umubare, ngo bakirara mu myaka y'Abisirayeli bakayisiribanga. Imyaka imaze kumera barabaretse bagatera, imyaka ikamera, yagera igihe cyiza bakaza bakayisiribanga, kandi babikoze igihe kinini. Abisirayeli bagera ubwo bihisha, bajya mu mavumo, bihisha mu myobo, bihisha mu bihanamanga kubera gutinya Abamidiyani. Hanyuma baratinya cyane, bagira ubwoba, baravuga bati, ese ninde uzadukiza Abamidiyani? Uwiteka rero yahagurukije Gideyoni ubwo yasekuraga ingano mu muvure ngo abihishe. Nuko marayika aramusanga aravuga ati, wa munyembaraga we, ugira n'ubutwari. Gideyoni rero niko kumubwira ati, ese ko iwacu ari umuryango mutoya kwa Manase, kandi ko mu by'ukuri twahuye n'ibibazo. Marayika aramubwira ati, Imana ubwayo iyo ikubwiye ngo uri umunyembaraga nuko ibigufitiye izo mbaraga. Nicyo bishatse kuvuga. Gideyoni yaka ibimenyetso, yagize ibimenyetso yaka, abwira Imana ngo imuhishurire ko ari imutumye, ko ari yavuganye nayo. Hanyuma Gideyoni amaze kumenya ko ari Uwiteka, niko rero kujya gukora kiriya gikorwa gikomeye, igikorwa mu by'ukuri buri wese atapfa gutinyuka. Aragenda asandaguza igicaniro cya Bali, ndetse atemagura na Ashera. Ashera cyari ikigore, naho Bali cyari ikigabo, kandi byari bifite icyo bishushanya muri abo babisengaga. Bumvaga babyiringiye, babyizeye, bizeye uburumbuke bwabyo bw'imyaka yabo, bizeye ko mu by'ukuri arizo mana zizabarengera. Ariko Imana Nyirijuru, haleluya, Imana Nyirijuru ijya yimenyekanisha.
ituma uyu Gideyoni kugira ngo akore iki gikorwa, maze amaze kugikora, amaze gusandaza iki gicaniro, ndetse yatemye na Ashera, inkwi ngo zicanisha ku gicaniro cy'Uwiteka. Mu gitondo cya kare abazindutse nibo babonye ibyo bintu bikomeye cyane. Baravuga bati sohora umuhungu wawe apfe, kubera ko yashandaje igicaniro cya Bali. Yowasi ngo arababwira ati uburanira Bali naba ari we bica bwa mbere. Mu by'ukuri iyo Imana iri mu ruhande rwawe, iyo ufite ishyaka, Imana ikabana nawe, nta kintu na kimwe ushobora kuba, kuko ibintu byose biri mu kuboko k'Uwiteka. Ishyaka ni ikintu gikomeye. Kugira ishyaka ry'Imana, ukumva irira kurya, ukabona abantu bagiye kurimbuka, ukabona abantu n'abanyabyaha, ukabona ibibazo birahari, ukagira ishyaka, ugahaguruka ukarwana ishyaka rikomeye, ishyaka ry'Uwiteka, Imana iragushyigikira kandi ikabana nawe. Imana iguhe umugisha mwene data. Tuzakomeza izi nyigisho tureba ku ishyaka ry'ibyiza dukwiye kugira mu gihe nk'iki. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Turagushimye Mana y'icyubahiro, ijambo ryawe ni ryiza. Dukwiye kugira ishyaka ry'umurimo kugira ngo tubashishwe kuwukora, kandi tuzi ko hari ingororano z'abakoze neza ku iherezo rya byose. Nuko rero uha umugisha buri wese wumvishe ijambo ryawe, kandi buri wese umutere iri shyaka kugira ngo abashishwe gukora ibyo wishimira. Urakoze Mana kubyumvise, tubisabye Imana mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen.